Nitwa Revera Pasteur Asifiwe Nyota. Asifiwe Nyota. Ya nyobora itorero rya Elohim International Church mu Rwanda. Rero nshimye Imana kubw'aya magambo mbajije. Twagize umugambi wo gutegura itorero ryanyu ryatangiye ryari? Ryatangiye muri igihumbi kimwe na 2018. Igihumbi kimwe magana cyenda cyangwa ibihumbi 2018. Itorero ryatangiye muri 2018 mu kwezi kwa mbere. Yego, ni byinshi mwagezeho nkuko twaraye tubibonye. Harakijijwe imbaga z'abantu zitagira uko zingana, abantu benshi, deliverance zirakoroga, Imana iritamura. Uburere hafi ya bwose bwize igihugu cy'u Rwanda bwateraniye muri Rubavu. Watubwira neza Rubavu aho byabereye nihe neza? Byabereye mu karere ka Rubavu, mu mudugudu w'Ikinyambo, ariko mu kagari ka Mbugangari. Yego, aho ngaho niho byabereye. Na niho itorero riri Elohim International Church iri mu karere ka Rubavu, mu Mbugangari, hanyuma mu mudugudu w'Ikinyambo. Yego, twabonye rero nkuko dusoje tubivuga, twavuze ko haje abo mu burere butandukanye bwize igihugu cy'u Rwanda cyiza cy'u Rwanda kiri mu iterambere ku muvuduko udasanzwe, duhereye ku bijyanye n'amagambo y'Imana, imirimo y'Imana n'ibindi bikurikira, aribyo byaje byuzuza u Rwanda. Watubwira neza impamvu yatumye mutegura kino gitaramo, kino giterane, ku buhe bufatanye? Umwanya n'uwanyu. Impamvu twateguye kino giteranye, twaje gusanga hari abantu benshi bababaye, bafite ibikomere, bakomerekejwe swate n'ibyo banyuramo. Tufata ingamba yo kuvuga ngo reka dukore iki giterane kugira ngo twongere tukize imitima y'abantu, abantu bongere babohoke imbere y'Imana. Rero twari dufite umushumba, umukozi w'Imana dukunda, kandi Imana izamuha umugisha kuko uyu natagwisara azagororerwa n'Imana, witwa Pastor Jean-Marie mwana nawe, funda wa Ihorere Munyarwanda. Funda wa Ihorere Munyarwanda. Mu by'ukuri Ihorere Munyarwanda yagiye igera ku bintu byinshi bya etape byinshi, ariko na Rubavu byahageze. Twateguye igiterane rero cyo kugira ngo twigishe indaya zive mu busambanyi, kuko twasanze bajya bakomerekeramo byinshi, bakabyara abana batafite base, abandi bakabyara abana bakabajugunya ku mihanda kubera ubuzima n'ibikomere bafite mu mitima yabo. Ihorere Munyarwanda rero ifata ingamba yo kugira ngo ibyo bikomere by'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bive mu mitima yabo, ahubwo babone ubwiza bw'Imana, bamurikirwe n'Imana. Iyo niyo ntego yabayeho, ariko twabonye Imana muri iki giterane. Hakijijwemo abatinganyi, hakijijwemo indaya, twabonye ukuboko kw'Imana. Rero navuga ngo muri aka karere twabonye Imana, kandi tufashijwe n'umuryango w'Ihorere Munyarwanda. Yego, ntiriwe mbatindira cyane. Mu giterane kimaze iminsi kibera hano, nabonyemo byinshi ntarimenyereye. Nabonyemo indaya zihanye, nyuma y'amarira zari zagize mu rusengero, zakoreye mu rusengero zikarira, izindi zikajyama hasi nk'uko benshi babibonye. Bafashe umwanzuro mwiza. Twabonye n'abashumba baje bava hirya n'ino, bahoze mu miki idasanzwe. Bamwe babaye mu muhanda, abandi babaye indaya nk'uko mwabikurikiranye. Mwahuriye he nabo? Wabamenyeye he, cyangwa wabatumiye gute? Cyangwa hari wabatumiye wundi ku bundi bufatanye mwakoranye? Murakoze cyane. Twe abakristo tukunda kwifashisha ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ku muntu aba ari mugari cyane. Rero kumenyana nabo ntago nahuye nabo, ahubwo nakomeje kujya kuri TV Ihorere Munyarwanda. Yego, nza gusangaho umumama witwa Deborah. Nza gusangaho uwo mupasiteri, nsangaho abapasiteri benshi. Nanjye ngira inyota n'ishaka ryo kugira ngo ibyiza bigera ahandi, bigere mu karere kacu ka Rubavu. Hanyuma nza kubatumira kuko nari maze kumenya adresse zabo.
ndabatumira muri uko kubatumira turavugana, baravuga ati rwose u Rwanda rwose turaruzunguruka kuko turashaka kugira ngo ihorere umunyarwanda, ifashe abanyarwanda bose bakomeretse kugira ngo imitima yabo yongere yubakike bundi bushya. Yego, ntiriwe ngutindira cyane. Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya hano ku isi byahuye n'akaga ka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ari nayo mpamvu twumvishe ihorere munyarwanda yahagurutse ikavuga ati uko biri kose enough is enough, ntako byahuruku, yemera guhaguruka irakora nta buryo, ariko imyaka itari mike kabirangiye igikora. Wumva ko aribo mwahavuye mufatanya iki giterane kidasanzwe. Woho nk'umushumba nabonye ukomeye hano mu kano karere, nuhe mugambi ufitiye abantu ko twasanze mu karere ka Rubavu kari mu burere bwa mbere, bubiri bwa mbere cyangwa butatu bwa mbere bufite indaya nyinshi? Nirihe shaka cyangwa nirihe banga ufite ryo gukora nkuko twabibonye mu giteranye indaya zirenga 30 zihanye? Hari zagiye ku mugaragaro, hari zakwihereranije, ariko bagaragara ko by'ukuri bihanye. Nirihe shaka ufite cyangwa nihe technique? Ndabanza gushimira leta y'u Rwanda kuko iha abantu ubwisanzure, bikaduha ubwisanzure bwo kwisanzura mu bantu. Nanone shimira nanone abashumba batekereje iki gitekerezo cyo gushiraho iri tsinda ryihorere munyarwanda. Ishaka rero mfite ubu nshaka gukorera Imana. Ejo bundi nabye abantu ndabajyana ubundi iyo umuntu ataramenya icyo yarokowe icyo ari cyo nta gihe agaciro. Nkuko wambajije ngo muri jenoside hari abantu barokotse muri jenoside, ariko hari n'abandi bapfuye muri jenoside, kandi abo bantu bapfuye muri jenoside baje kwisanga ku isi, bisanga ku isi ari abanyarwanda, bazira ko ari abanyarwanda, bicwa n'abagenzi babo b'abanyarwanda. Ariko njyewe nk'umushumba ishaka mfite cyane niko buri muntu wese yamenya yuko atiremye. Icya kabiri, buri muntu wese akamenya yuko hari ibikomere abantu batashobora kuvura, ariko Imana ikavura ibyo bikomere. So rero icya gatatu aricyo cyanyuma, niko umuntu yamenya ngo mbese narokowe iki, ese ni jenoside yandokoye, akayiha agaciro, akamenya ko hari abantu bapfuye nawe akasigara, ubwo ni ubuntu. Akamenya ko hari indaya, hari ukuntu umuntu ashobora kurokorwa mu ndaya, hari nk'abatinganye ejo bakishijwe nabo, uko nako ni ukurokorwa kundi. Niko kurokorwa kwacu tutajya tubiha agaciro. Ariko njyewe ndatangariza abanyarwanda bose, bitewe n'ibyabaye mu gihugu cyacu, twongere tufatane, tube ubumwe muri Kristo Yesu, kuko ari we wadushize hano kandi ni uzi imigambi atufiteho. Yego, muzehe Perezida wa Repubulika Paul Kagame aravuga ko abantu bose babwijwe kuvana amaboko yabo mu mifuka bagakora. Mwebwe rero mwakwiregiye imihanda yose mushakisha abantu, intama za Kristo zazimiye, kandi bigaragara ko by'ukuri ko nabonye nkuko mwabitweretse mufite na koperative y'abahoze ari indaya, kandi babonye n'ubuhamya bwabo. Ubu rero turashaka twumve, urasaba iki abo bakiri inyuma, abo bakibona ko ari fentage y'agakiza cyangwa bitabaho by'ukuri? Urabasaba iki abanyarwanda? Nasabaga abanyarwanda inkunga cyane cyane y'amasengesho, no kutagira ngo ahuye n'umutinganyi ngo amutererane, ngo ahuye n'indaya abone ko ahuye n'ikintu kidasanzwe, ahuye n'ufite ibikomere abone ko wenda atashobora kumwiyegereza. Abo bose rero Kristo yaje twese aradupfira. Nicyo cya kintu navuze ngo buri muntu wese afite icyaro cyo yarokotse. Murakoze cyane. Mbisabira rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ubumwe n'ishaka ryo kwiyegereza abantu bose bafite ibikomere, kugira ngo tubageze ku mwami, kandi kibi ntabwo kizongera kwinjira mu gihugu cyacu. Reka tugushimire mushumba. Urakoze nawe, Imana yo mu ijuru kwibuke. Nizere ko muri mu bufatanye na leta yanyu nziza y'u Rwanda. Murakoze cyane. Amen.